korali Rangurura. Turaza gukoresha neza korali Rangurura. Ndibwira ko mwiteguye. Mugiye bari kuza reka basoma ubutumwa. Murakoze cyane. Mugiye korali yitegura, hari umwe mu bafatanyabikorwa ba Gicumbi nawe wohereje ubutumwa. Ni bugufi cyane, ni umuganga uri mu bafatanyabikorwa ba Gicumbi mu kuvura amenyo, yitwa Dr. Tom Van Dokok. Yabwanditse mu Gifaransa, ni bugufi cyane ndihuta. Ngo dire cet jour où j'ai travaillé dans le district de Gicumbi, l'hôtel Nice Garden a été l'endroit où j'ai adoré séjourner. À Byumba, où il fait toujours froid, j'ai été chaleureusement accueilli par Chantal et son équipe. Le professionnalisme de son organisation s'accompagnait d'une hospitalité particulière. Et elle me manque terriblement. Je souhaite à sa famille et son équipe toute la force de supporter cette perte et de vivre selon son exemple. Ngenekereje mu Kinyarwanda aragira ati mu minsi 7 nabaye mu karere ka Gicumbi, nakiriwe neza muri Hotel Nice Garden. Ibyumba ahantu hakonje cyane, nakiranwe urugwiro na Chantal ndetse n'itsinda rye. Akorana ubunyamwuga n'ikipe ye kandi agira urugwiro mu kwakira abantu. Ndamubuze bikomeye. Ndifuriza umuryango we ndetse n'itsinda rye bakorana imbaraga zo kwihanganira uko gutakaza umuntu w'ingirakamaro. Murakoze. Tuzagerayo intambara zose zizaba zishize, ubwo ibyago byose bizarangira. Tuzagerayo intambara zose zizaba zishize, ubwo ibyago byose bizarangira. Tuzagerayo. Oh, itorero mwese nimukomere, umuryango nawe
kuza kwihanganisha umuryango kandi no kubw'amasaha. Ni umunsi twatanze kandi tuticuza, ariko turanabamenyesha ko tugiye gusoza. Rero ubuhamya dukomeje n'ubw'itorero kandi nabwo ntago buri bubatindire. Chantal Nyirandama yari umwangirikani w'umwimerere, ariko akaba na mpuzamadini n'amatorero. Niyo mpamvu tumaze kureba twasanze ari byiza ko ubutumwa n'ubuhamya busigaye turi bubahe abasaza bacu b'inararibonye mu itorero no mu idini. Niyo mpamvu ngira ngo ntumire ba nyiricyubahiro Archbishop Rwaje na Monseigneur Nzakamwita Severiane, nkuko bamenye Nyirandama Chantal cyane cyane mbere yuko mumenya, kandi bakaba baramumenyeho byinshi. Binongeye ko nje nzagira undi mwanya, twumvikanye ko aribo bagiye nabo kudusangiza ubunararibonye mu mpuzamadini n'amatorero ku buhamya bw'umugenzi Chantal Nyirandama. Rero banyakubahwa, umwanya ni uwanyu, kandi niturangiza korari buduterera ikorasi ntoya kugira ngo twumve n'ijambo rihumuriza ryavuye umukozi w'Imana Bishop Manase. Nzataha Yerusalemu nshya, aho umwami antegereje. Mana yanjye ndaje, Mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye. Ndyohereje Roho wanjye akumbisha ibyo navuza ku mariko bumbere umuhamya. Ndishima nkanoge kuko ndata Yerusalemu nshya, aho umwami antegereje. Chantal, twaje kugusezeraho, twaje kukwifuriza ibirori byiza. Iyo umuntu avutse impundu ziravuga, iyo yubatse urugo cyangwa hawe indi ntera mu muhamagaro ye, nanone abantu baraterana bakishima bakizihirwa. Yatambuka haba amarira, kandi twayabonye. Ariko aho ugiye Chantal, nabo impundu ziravuga, ari abatagatifu, ari Imana ubwayo, n'ibirori ujyanye mu ijuru. Bakwakire rero, nicyo twifuriza. Ugire iruhuko ryiza, ugire amahoro, ubane n'Imana, kandi natwe ujye twibuka, udusabire tuzongere tukubone muri ubwo buzima bushya
mu mana. Pasiteri Mugiraneza, kugira ngo menye umuryango wawe mbikesha Chantal, niwe namenye mbere. Nshima ibikorwa bye, nshima urugwiro rwe, yaramfashije cyane. Iyo nabona ko azansu yihanganira aho nagiye ariya kuwesero, yihanganire pasiteri naboneka n'abana cyangwa se bamwe muri bo tuzagusura. Iyo atabikoze ngo ni umwenda Robert Giraneza yenda azatunganya. Cyokora umubyeyi rwose namukundaga, wakoranaga byiza, none aragiye, turababaye, ariko tuzi ko aho agiye ari heza kandi ukagiye neza, abantu bamushima, bamuvuga ibigwi, bababaye nanone ko agiye kare, ariko uko bigenda umunsi niwe ngo ni icye cyangwa undi, aho tujya Imana yatubwiye ko ari heza, ko buri wese afite umwanya mwiza mu buryo bwayo. Turakwifuriza rero kugerayo no kuzabaza no kuhagira, kwakira igihembo Imana yakugeneye kuko wakoze byinshi byiza. Musenyeri yaravuze ko Chantal ari ku itorero rya Anglikani, bose Anglikani mwereka, ariko kababwire akantu kamwe ntikigeze kumushimisha kandi kuranganga gato. Iriya hoteli ye ababishinzwe bigeze kuyishima, bayiha urwego rwiza, bayiha inyenyeri, barebye reka z'inyenyeri, ariko barayishimye. Hanyuma arampamagara ati uzaze umpere umugisha hoteli yanjye yahawe ishimwe, yahawe inyenyeri, uziyimpera umugisha. Ndika ise yarahindutse, yabaye umugatolika. Ndamubaza ndebe se bite, wibagiwe ko Musenyeri ahari kandi nawe atanga imigisha? N'uwe nzawubona, ariko uwawe ndawushaka, kuko muhera iyo diplome y'urwo rwego umugisha, biranshimisha kandi birantangaza. Chantal yifurije ihirwe ridashira. Mwadusuye Robert n'abana nimugure umwana wacu mukuru niwe kibazo. Hano ni Phineas Mugomere cyane na Mucara, umuryango wa Sendama ukomere cyane, Imana iri kumwe natwe. Musenyeri Siliviyani avuga ijambo rikwibutsa irindi, nubwo waba utariteguye ariko rikakwibutsa
ikakwibutsa Robert na Chantal ari abafiyanse, sinzi Robert nirabyibuka, yaje kunyereka fiyanse we kandi nawe ari umugeni yitegura kurobanurwa. Hanyuma hari ibibazo nababajije, ese Chantal ubu witeguye gushyingiranwa na pasitori umwangirikani ariko iwanyu ntabwo bigeze baba pasitori, aba Robert yari pasitori. Wabajije umuryango wa Buregeya uko Robert yize azamara ubupasitori, ati Musenyeri ni nka byanjye yabwiye Musenyeri Nzakamwita, ngiye gushyingiranwa na Robert, ntabwo ngiye gushyingiranwa na pasitori. Njya numva abapasitori babwira abadamu babo banananiwe ku bintu, ariko uzi ko ni pasitori, ati njyewe ngiye gushyingiranwa na Robert umugabo wanjye. Nguwo Chantal, Imana ishimwe, yari umunyakuri kandi agendera mu kuri. Nyakubahwa Rucagu, ugira amahirwe, ugira amahirwe wowe wabonanye nawe akakubwira ya magambo watubwiye, mukicara akandika ibyo yakosora n'ibindi yakongeraho ibindi. Byanyibukije umusaza uherutse kutuvamo Ezira Mpyisi, bashyinguraga umwe mu bapasitori, tuvuga nk'aya magambo, bamuha ijambo ati njyewe simbizi, ariko kuki dushishikarira gukora CV, ndavuga ibyo yakoze, gukora CV y'abantu duherekeje, twagiye tuyikora bakiriho, ese bagiye gushaka akazi mu ijuru, ese turabazi kurusha Imana? Ibyo ni ibyampyisi. Nyakubahwa Musenyeri wa Kigezi wa mbere w'umwirabura hakurya hariya i Kabare, adusezeraho agiye kwivuza agapfira iyo yaragiye kwivuza, tunyuzeho i Kigali twakoze igiterane muri AEE muri 88, aratubwira ati ndarwaye kandi sinzi niba nzagaruka, mumbwire ibyo mushaka byose, ibibi n'ibyiza nakoreye itorero ry'u Rwanda mu biterane, mumbwire byihana ibibi, hanyuma ibyiza dukomeze mu nzira. Ntabwo nshaka na rimwe hazajya uvugira ku mva yanjye cyangwa ku isanduku yanjye mubivuge uyu munsi Banyarwanda. Turabizi Abanyarwanda n'Abakiga mukunda kuvuga nyine umuntu yagiye, ntabwo twagize amahirwe yo kubwira Chantal. Rucagu Imana umugisha, wagize amahirwe, urupfu rwaradutunguye, ugiye arwaye, ugira igihe cyo kumusura mukaganira, kugira ngo hari ikigendere n'ibyo yavugaga muri icyo gihe, byo mufite gushyira mu buryo mukabishyira mu buryo. Ntabwo yaduhaye amahirwe, twagiye kumva, twari mu rusengero dusenga, hari uwohereje madamu mesaje, ubutumwa bugufi, aho bwari muri Nyakubahwa Musenyeri Rukizi, twabimenye bivuye Rukizi. Hanyuma dufite ibintu dukora iyo tugiye mu rusengero, telefone ntabwo dusomeza mesaje, turazumva ariko ntituzishyura. Hanyuma tugeze muhira mu gusoma iyo mesaje, ntabwo twabyemeye, Chantal yatashye, ntitwabyemera.
telefona mvugana na Robert mvuga icyo mubaza mvugana amagambo nyine buri wese akavuga icyo ashaka kuvuga ariko twaratunguwe nyamara ni isomo ko duhora twiteguye ko tutazi umunsi cyangwa igihe mu ijambo nashaka kuvuga uretse ayo bampaye hari abapasitori babiri muri iyi diyoseze twagize za mbeba abaganga bigiraho. Hari abaganga bari hano ngo mbere yuko babaga abantu hari utunyamaswa babanza kubaga bimenyereza umwuga. Umwe ni Robert, undi ntabwo muvuga. Ngira ngo ni mbere y'abamuzungu, mbere yabo umuntu yajyaga kwiga akajyana n'umuryango we, nimwe byahagarariyeho umuzungu, ngira ngo niho byahagarariyeho, uretse njye wagiye nkajyana n'abanjye. Hanyuma tugira ikibazo ni intangiriro y'iyi diyoseze, kajya muri za paruwase, nadamu umugore wanjye agafata imodoka akajya i Kanombe akajya mu nama ya Mothers Union, dushaka undi wagenda twaramubuze. Mothers Union ishaka umugore wa pasitori, umugore wa pasitori icyo gihe sinzi aho twari kubavana. Hanyuma bizagenda biti, abariho baza ari urubyiruko, ibyo mu gihe cyabo ubu nta kibazo cyahaba. Hanyuma hari umuntu waje kudusura hano, gusura diyoseze mu mushinga twitaga transformation sociale, cyangwa twigire duhindura aho turi. Ati ngiye kuva muri uyu murimo umuryango twafatanyaga, hanyuma ndashaka kugira ngo mpe iyi diyoseze impano. Ati nsaba impano naha diyoseze. Okay, nshaka kugira ngo madamu aruhuke guhora agenda wenyine. None se byagenda bite? Diyoseze yashaka abandi badamu b'abapasitori, twari dufite gahunda y'abagore b'abapasitori bacikirije kugira ngo barangize nibura umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Hari abarangije batangirirwa cyangwa bagurizwa na diyoseze. Hanyuma nyuma yaho, ariko murabizi nta cyongereza twigaga. Hanyuma niyo nashaka abapasitori babiri bo bari basanzwe bagiye kwiga gusumbyaho. Umwe ni Robert, yaragiye kwiga igiterambere kuko teoloji yari yararangije i Butare, undi tumwohereza ahandi. Mbaza wa muntu wari uhagarariye umuryango wa Tiafandi, bamwe murawuzi, amafaranga wa diyoseze yigishiriza abadamu babiri. Bo duhitamo Chantal n'undi, aba ntabwo muvuga, bajya kwiga muri Uganda. Mbere yuko bajya kwiga twagiranye bitari byiza byo kubabuza guhora muri televiziyo. Robert, ufite abana bangahe? 5. Uzajya umukono abana uzabashobora n'amafaranga y'umunyeshuri. Chantal abiganaga n'abagabo babo bo ntabwo bigaga ikigoroba inyigisho zisanzwe. Chantal uzabishobora? Ati ntabwo nzakoresha diyoseze isoni.
n'undi ambwira atyo kandi bose ni abafite abana bajya kungana batyo uwo mubare. Icyo nashimiye Imana ni uko nanekaga nkabaza abarimu banyu bati muzatwohereza abandi bameze kuriya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe bwa Chantal ntabwo ashaka, sinzi abagore ba pasitori icyo bivuga ngo ntabwo yashatse umupasitori, yashatse umugiraneza Robert kuba umugabo we, ntabwo yashatse umupasitori kuba umugabo we. Ikindi kudakoze isoni mu masomo diyoseze yamwohereje. Numvaga ari ako kantu nashakaga gushima Imana kubwe, ariko kandi tugahora twiteguye gutungurwa. Robert mukomere, bana mukomere, wa mwana uzashake umugore witwa Chantal, we kuza izina ryawe n'iryawe uzashaka umugore umeze nka mama. Imana ibamugisha mukomere mukomere. Iki nashaka kuvuga ngwino, iki nashaka kuvuga Chantal, hano abakozi murabizi ba Sarabe ntabwo babivuze, twari twaramwise bihangira mbere yuko yihangira umurimo. Ikintu cyose wamushakaga ati umusosiyali naje, ikintu cyose akavuga. None twarise yari ngo yarinde umuryango wabo Kibamba warongoranye na Kirinda. Hanyuma hano twari twaramuhimbye kwizihangira. Imana ibamugisha. Murakoze ababyeyi bacu, murakoze nyakubahwa bishopu kutwemerera ko n'ababyeyi batanga ubutumwa. Muratwemerera rero duhagaze, none twari twamaze n'akanya twicaye, twemerere duhaguruke turirimba indirimbo 388. Gahunda zacu zo mu rusengero n'ubundi zirasozwa n'ijambo ry'Imana hamwe no gusengera umuryango, kandi turizerana neza ko turirimba igitero icya mbere n'icya nyuma, tunganira Imana ubudasiba. Icya mbere n'icya nyuma rimwe na kane. Emmanuel Ngendahayo, Episkopi w'Idiyoseze, mwene data Reverend Robert na famille yose, bavandimwe mwese turi kumwe, nagira ngo munyihanganire bashaka gukoresha umwanya mutoya ushoboka, kandi mu bihe nk'ibi biba bigoye kudakoresha protocol zose. Rero mubyihanganire, twese twahuye hano mu muryango.
ijambo ry'Imana tubwira ngo tujye dushima Imana ibihe byose ndetse ahantu hose. Ndashima Imana ku bw'ubuhamya bwatanzwe, umuryango, ku itorero, ku nzego bwite za leta, ku muryango wa RPF Inkotanyi. Ni ikintu gikomeye. Burya Imana iri mu muntu ikamurema umugambi mugari. Iyo dushoje umugambi w'Imana, ubuhamya nk'ubu bukavuga, natwe bavuga amagambo ku munsi nk'uyu, tubona icyo kuvuga. Turashima Imana rero, kandi turabakomeje bene data. Uwiteka abahumurize kandi abakomeze. Babitubwira numvishe bigoye pe. Umuntu wabimbwiye nambwiye nawe n'ikibazo Reverend Robert. Iyi myaka yacu ntabwo iba yoroshye kugira ngo ubure umufasha mu myaka nk'iyi, biba bigoye pe. Noneho uri umupasitori, biba bigoye cyane. Nabwiye nawe n'ikibazo mwene data Robert, numva ndababaye. Aho nafashe umwanya wo gusenga n'abamana, ushoboze mbona umwanya wo kujyayo, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, akanya kari kose nabona umuntu amuhumuriza, mukomeze. Nshuti mwene data, muryango mugari, mukomere. Ibi bihe biba bikomeye rwose, ariko ndagira ngo mbabwire ngo abari mu muryango nk'uyu tubamo, tugira ikisunge kidukomeza, kuko Imana duhaye amahirwe, idukunda tudakwiriye, iduha amabanga yayo, iduha amagambo yo guhumuriza. Rero amagambo Imana yampaye kubahumuriza, nk'uko muri Yesaya havuga ngo duhumurize abantu b'Imana, tubabwire amagambo yerurutse imitima. Ngiye kuyasoma hanyuma dusenge, ndakoresha umwanya muto muhumure. Ari muri Yesaya igice cya 19 badusomeye. Ngiye gusoma ku murongo gusa 25, 26 na 27. Aravuga Yobu mu gihe yari ari mu gikomeye, ahanwe n'inshuti, afite agahinda ko kubura abe umuryango we wose, usibye umugore we nawe utari umworoheye muri icyo gihe. Inshuti zimukwena, ibintu bye byose byarabuze. Abantu benshi bamubwira ngo igihe urimo si icyo kureba Imana, si icyo kuvuga Imana, yihakane wigendere n'umugore warimo. Imana yaramukomeje ko yari yarayimenye, hari ibyo yari yaramenye. Ayo magambo yavuze, reka nyisome. Aravuga ngo ariko njye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye rumara kubora, nzareba Imana afite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yindi. Ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana, ubahiriza ijambo ryawe, uryubahishe rwose, uriheshe guhumuriza imitima, kandi mu bihe nk'ibi we imitima yacu gutekereza yuko nyuma y'ubuzima umubiri wacu umaze kubora, tuzakubona n'amaso yacu atari ay'abandi, kandi ko Kristo wazutse uriho, kandi uriho kugira ngo natwe tubeho. Iyo utitanga nk'igitambo cyacu ntitwakavuza aya magambo, ariko waritanze, wemera gupfa kugira ngo uneshe urupfu n'ikuzimu. Urazuka uri muzima uyu munsi, kandi waravuze ngo ubwo uriho natwe tuzabaho. Duha amagambo y'ubugingo mu izina rya Data twese ry'Umwana ry'Umwuka wera, amen. Uyu muntu w'Imana ni mugenzi wacu, ni mugenzi wacu. Mugenzi wacu yamenye Imana yewe mbere kera na Yesu Kristo ataraza, ariko amenya ijuru, amenya iby'ubugingo buhoraho,
na Yesu Kristo ataraza. Kubera iki? Kuba yari yarakunze Imana. Imana iramukunda, imuhishurira iby'ibihe bitarabaho. Avuga aya magambo ku murongo wa 23. Ubwo yari arimo asubiza, Babirudadi bamubwira amagambo akomeye, bamukwena, yibuka agahinda yanyuzemo, yibuka ibibazo ahuye nabyo, umubiri we ari uwo kugawa, adakwiriye kuba mu bandi bantu. Ibyo bibazo byose yari yarabibonye. Ariko Imana imuhishurira amagambo akomeye y'ubugingo. Aravuga ngo reka aya magambo nyavuge, ngo iyo amagambo yanjye yari yanditswe, iyo yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, ngo agacerwa ku rutare, ngo ahore biteka. Yabivugaga kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki natwe aya magambo azadufasha. Yabivugaga iby'ubugingo buhoraho bitaraza, abantu bari bataramenya Yesu. Ariko abo Imana yakunze ibahishurira iby'ibihe n'ibihe. Aravuga ngo umva, n'ibihe bizaza aya magambo azafasha abantu. Bene data, aya magambo reka dufashe, kuko yaravuze ngo ayo magambo niyandikwe kuko arakomeye kandi azarenga ibihe n'ibihe. Arangije aravuga ngo jya ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, nubwo umubiri wanjye usa n'uwaboze kandi ndiho ndi muzima, nubwo usuzuguwe mu bice bibanza, ngo yarasuzuguwe ku buryo yasuzugurwa n'abajura be n'abagaragu bo mu rugo, kuko yagaragaraga nk'utagifite agaciro. Nubwo inshuti zanjye zakabaye inshuti zanjye zimbaye hafi, zinkomeza, arizo zinca intege, zimbuza amahoro. Nubwo ngeze aho isi nyibona nta kivuze, hari icyo nzi gisumba ibindi. Bene data, namureke mbabwire, niba ari ikintu gikomeye kibaho, ni ugupfusha umuntu mu muryango, noneho gupfusha uwo mwashakanye. Ndabivuga ko nzi agaciro k'umugore, maze imyaka 26 mbana n'umudamu wanjye. Njya kubwira abantu ngo adahari sinzi ko nabishobora, ndimo ndibaza ibintu ukuntu bimeze, nkumva biragoye. Ariko ndagira ngo Reverend Robert mubwiye, aba bagore nubwo tubakunda, dufite umwami ubaruta n'ukuri, kuko nawe abaduhaye, niwe urinda ubuzima bwacu. Yadukunze urukundo rwatumye ajya ku musaraba, yemera kubambwa ku bwacu. Uyu munsi ndagira mubwire ngo ariho, ni muzima. Kristo yarazutse, yaravuze ngo kwa data hari amazu menshi, nta kindi kijyanye no kugira ngo nyabategurire, ngo uyatahaba mba mbibabwiye. Yarabivuze umwami wacu, n'ibyo kwizera bibakomeza. Rero uyu mugabo ibi bintu byose yari yarabibonye, nubwo bimeze biti, ariko hari icyo nzi kimwe namenye, cy'imbaraga zisumba ibindi, gisumba ubuzima ndimo, gisumba ibibazo nahura nabyo. Nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Haleluya. Nzi ko ariho, kuba ariho nanjye ndiho. Aho ari yavuze ko ariho nzaba, kandi uwanjye wamumenye nawe niho azaba. Nta kindi cyakubera inkomezi, ni uko umutima wawe uzirikana yuko hari igihe kizagera mukongera mukabonana, mutacyambaye umubiri ubora. Nicyo cyakomeza abana. Uwiteka yubahisha ijambo rye, abibabwire mu byumve. Aravuga ngo kandi nzi ko amaherezo uwo mwami wanjye, uwo mucunguzi wanjye azahagarara mu isi. Yesu yarataraza, ntabwo Yesu byari byakamuwe n'imbere kera, ariko yaravuze ngo igihe kizagera kandi azaza, kandi azahagarara hehe? Mu isi. Kandi azaza nta kindi kimuzanye, mu bizaba bimuzanye nanjye ndimo. Kandi nazaza ngo ahagarare gusa, nanjye nzahagarara mureba, amaso yanjye azamureba, ntabwo ari ayundi. Nshuti, ijambo riratubwira ngo amaze kuvuga ayo magambo, ngo umutima we wamazwe n'iki? N'urukumbuzi. Ngo umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, igice cya
11 ntabwo ngiye kuyasoma ndabashaka gukoresha umwanya mutoya. Pawulo avuga abatubanjirije, avuga abizeye Imana kera mbere yacu, uko babayeho, uko batotezwaga, uko bakubitwaga, uko bashirwaga mu nzu z'imbohe, uko bamwe bapfuye. Ariko ngo abo ngabo ngo bajyaga bareba ijuru, ngo bakareba ibyasizeranijwe bitaraba, ngo babibona, ngo bakumva buzuye umunezero, ngo bakavuga ngo uko byagenda uko ariko kose n'ubundi muri iyi si turabimukira, turabahisi n'abagezi, ngo bakumbuye iki? Gakondo yabo. Reka mbabwire inshuti z'Imana, abamenye Imana, muzi amateka yanyu mwanyuze, muzi ibyo twese twaciyemo, muzi iyi si uko imeze. Nta gisubizo cy'ubuzima muri iyi si nko kumenya Kristo, ko afite imbaraga hejuru y'ibiriho no hejuru y'ibizaba, kandi ukamenya yuko impamvu yamuzanye yari ukugira ngo agutsindishirize muri bwa bubi bwawe, muri ya mateka yawe, nawe wemerwe. Numara kwemerwa, kashe ishyirweho ngo nawe uhinduze umwana w'Imana, uhawe ubwo bugingo. Iyo umutima wawe ubitekereje uravuga ngo nubwo mbonabonera muri iyi si, nubwo hari ibibazo umutima wanjye, ariko igihe kizagera nzayambuka. Yewe tuzayambuka biguye, ariko tuzayambuka pe. Amen. Imana ishimwe ko Chantal iryo banga yarime. Imana ishimwe ko bamutanga ubuhamya ko hari ibyo yakoze byiza. Mana data we, niba muzi ikintu kigora twebwe abapasitori, ni ugushyingura umuntu uzi ko yabangamye, uzi ko yahemukiye abantu, urabangwa amagambo azavuga noneho nayahe. Noneho ngiye nzavuga iki? Nzakomeresha abantu iki ko tuvuga ibyiza? Imana ishimwe kubw'umuja w'Uwiteka. No kuri Imana ishimwe. Twebwe abapasitori tugira ikibazo. Iyo bakurobanuye barakurobanura, buriya bakarobanura n'umuryango, ni nko kurobanura n'umuryango wawe wose, kuko ugendana n'umugore wawe ukagendana n'abana. Baba bagomba kuba urugero aho bari. Umugore wawe iyo ugira ubuntu akitwara neza, akaba umunyamurava, akaba umunyarukundo, akerekana imbabazi, agahesha abantu umugisha, nawe umurimo wawe urakorohera. Reverend Robert, Imana ishimwe ku Chantal. Kandi abana mwumve ko ari amahirwe. Imana ishimwe nabwo yaba yaragiye wenda mbere yanyu mukiri abana, kwa kunda abana no kubarira mu bago, ariko Imana yaramugizageze kuri uyu munsi mumaze gukura, mumaze kumenya ibyiza, mumaze kumenya uko mwafasha umubyeyi wanyu. Umugambi w'Imana ugomba gusohozwa, ariko Imana ijya ibikora byose ifite impamvu yonyine ubwayo bikomeza. Kandi bakomeresheje iryo jambo n'ukuri, mwumve ko hari ubugingo buhoraho, mwumve ko hari imbabazi z'Imana, mwumve ko Kristo ubwe, kuko yabonaga ko nta wundi watanga igitambo nk'icyo yagombaga gutanga, ubwe umwana w'Imana wakatubereye umucamanza, kubw'imbabazi yavuze ngo reka njyewe nitange. Ntabwo yabikora adafite impamvu, yabikoreye kugira ngo twebwe tubone ubugingo. Na Chantal arimo, natwe twese turimo. Umwepiskopi yavuze ati tuzapfa twese, niko kuri, tuzapfa natwe turi ku murongo twese, umuntu afite isegonda. Ariko ibanga ridukomeza rituma intambwe zacu tuzibara, kandi dushishikaye, kandi dufite imigambi, kandi twirinda, nuko duha agaciro ubugingo buhoraho. Umwami wacu witanze ngo aduheshe ubwo, aduheshe igifunguzo cyari gikomeye cy'urupfu rwe. Uyu munsi ni muzima, ahora yiteguye kudufata. Niba tugiye kugwa akaduterura, niba tugiye ahantu hadakwiriye akatugarura. Yaduhaye umwuka nk'ingwate, umwuka wera wo kudukebura no kutubwira uko tugomba kugenda. Umwuka wera ntapfa, kandi atubereye umufasha muri ubuzima bwose. Uwo mwuka ujye utubwira amagambo akomeye tutakwiyumvisha, abakomeze, ababwira amagambo akomeye, abahumurize, kandi natwe tumenye ngo ubwo bugingo bwatanzwe n'utarobanura ku butoni,
bwatanzwe n'utita ku mirimo ihambaye dukora. Njya mvuga ngo ibanga ryo kunezeza Imana no guhabwa ingabire Imana igenera abantu bayo ni uguhora duca bugufi imbere y'Imana, tukihana, tugaca bugufi, tugakora ibyo Kristo yavuze tugomba gukora, tugatanga ibyo yatanze urugero rwo gukunda yitanze. Hanyuma nitubikora neza tuzamubwira ngo hari ibyo wadusezeranije, niwe wo kubisohoza, kandi ahora abereyeho kugira ngo abisohoze yiheshe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Uwiteka ahe mushiki wacu iruhuko ridashira, akomeze umuryango kandi ababe hafi muri bihe rwose. Nta wundi waba hafi, ni wenyine wo kuba hafi. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana, tuvuga amagambo yawe nk'aya twambaye umubiri. Biragoye gukomeresha abantu amagambo yacu, ariko iri ni ijambo ryawe Mwami. Warikoresha ugakomeza imitima, warikoresha ukatwigisha icyo tugomba guha agaciro. Wadushyiriye muri iyi si kugira ngo tuyikoreremo imirimo myiza, utwigishe gukora imirimo myiza. Wadushyiriye muri iyi si kugira ngo tuguheshe agaciro mu byo tuvuga, mu byo dukora, utwigishe gukora ibikwiriye. Kandi abitiriwe izina ryawe uduhe kwera imbuto zikwiriye, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwoko bwawe bugireho umugisha kuri abo, natwe niko tuzahabwa umugisha. Ukomeze uyu muryango, ukomeze kugirira neza. Icyubahiro kibe cyawe ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mana ishimwe cyane ku bw'ijambo ryayo. Murakoze nyakwa Bishop wa Diyoseze ya Gahini. Tugeze mu mwanya wo gusengera umuryango. Dusabe Robert n'abana bapfukame hano. Dusabe umwepiskopi wa Diyoseze ya Karongi yigira hano hafi kugira ngo basengere, ariko n'abandi banyamuryango bahaguruke. Aho bari bahagurukira, aho bari. Dusabe umwepiskopi abasengere. Mwami bambe, turakwereka umuryango wa Robert, ari umuryango muto n'umuryango mugari. Bapfushije umubyeyi, umumama, umudamu bakundaga. Wowe kukwizera no kwihanganira ibi bihe bikomeye barimo, be gucogozwa n'agahinda gasaze, ahubwo bakomere mu mitima yabo. Be guheranwa n'umubabaro nk'abadafite ibyiringiro, ahubwo bajye bibuka ibyiza byose wabagiriye muri ubu buzima n'ibyiza wakoresheje mama Chantal igihe yari ari. Turasabira Reverend Robert kugira ngo ibitekerezo byinshi birimo kugenda mu bwenge bwe byo kwibaza ibikurikiyeho, nuko agiye guha urugo umurongo mu buryo bushya, kugira ngo umurikishirize umwuka wawe wera, ibitekerezo bye biturishe kandi umuhe icyerekezo. Turasabira aba basore ngo barinde kwiheba, ubarinde gucanganyikirwa, ubarinde ihungabana, kuko bijya bibaho abantu babona umubyeyi bagahungabana, abantu bakajya muri drogue bagata umurongo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, aba bahungu turabashingana ngo bahe imbaraga zivuye mu ijuru, kandi ubutwari bwashimwe mama wabo nk'uko babitanze n'ubuhamya. Reka koko bagire imbaraga zo kugera ikirenge mu cye. Iriya mishinga yatangiye he kugira n'umwe urwaye. Bahe ubwenge, bahe imbaraga, bakomeze mu kwihangana, maze ikivi Chantal atushije bazacyusa. Akamaro yagiriye igihugu bo bazanarusheho, akamaro yagiriye itorero bazarusheho. Tubasaba umugisha wawe rero no gukomera muri wowe, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Murakoze. Tugeze hafi ku musozo, aho tugiye gukora ibikorwa bigera kuri 2 icyarimwe.
cyangwa bitatu. Icya mbere ni uko tugiye gusezera. Hari abasezeye turi hariya hepfo mu rugo cyangwa se kuri moruge, hari abatabonye uburyo bwo gusezera, hari abari hanze. Wese tugiye gufata uwo mwanya mu buryo bwo gusezera. Turaza gusezera turatanga n'ituro, kandi iryo turo turifashisha umuryango. Ubwo batwegereza imerezo hafi, nabyo bize gukorwa. Ibyo ni ibikorwa bibiri tugiye gukorera icyarimwe. Ikindi cya gatatu ni uko mu gusezera n'ubundi turakomeza tujya ku irimbi aho tubuze gushyingura. Bivuze ko n'ubundi ntabwo turongera kwicara, kuko igice cy'amateraniro kimwe gisoreje, ariko ikindi kirakomereza ari hakurya. Amakuru mfite ni uko imodoka dufite hano ni nyinshi cyane, zidashobora zose gukwiranya amabuye. Nubwo hari abadufasha, ariko hifujwe ko nibura imodoka zakagombye kubanza imodoka z'umuryango, hagakurikizaho ndetse n'iz'abayobozi bakuru hano, bikaza kurushaho kuza kugenda neza. Muze kutwemerera rero kugira ngo yaje tureze kureba ko iza kugabanuka hagati aho ngaho. Gusezera byaba byiza duhereye ku bari hanze ndetse n'abari inyuma, bikaza kutworohera muri ubwo buryo. Mutwemere rero turabikora turirimba indirimbo y'108 mu gice cya kabiri, twese turaduhagaze 108. Kandi kugira ngo tuze kuronka neza igihe cyacu Oh
ubuze